yanjye cyangwa muri Samsung muri Samsung yawe ya miliyoni ati bonjour afande Lorenzo mwandikiye saa 5:25 ubwo ni nyuma kubona ya India saa 5:12 ati bonjour afande ariko se muzakinisha abanyamahanga 15 mufite Apamu Tadeo Pichu Mbaoma n'abandi abanyarwanda bahari n'abasinya bazakina he ati we nagatoroshe nanyujijamo ngo mbatoroshe mu mpamakuru afande ati ntabwo tubara shampiyona yafande yamusubije saa 6:04 Lorenzo yamwandikiye saa 6 message ya saa 6 sorry afande yamusubije saa 6:04 Lorenzo yaherutse kumwandikira saa 5:28 ebeka ikiganiro kiryoshye ntabwo tubara shampiyona yego afande niwe wasubije ati ntabwo tubara shampiyona Lorenzo arongera aramubwira ati none chairman campaign ya Champions League iramutse ibaye ngufi nk'ubushize ayisegura entre parenthèses ati may God forbid hoping for the best ati ibyo sibyo mbifuriza ariko nganira neza ati Imana ibibarinde bigende kure ijya kure bibahunge ngo indege ntizimekira bazongera kuzima ubushize sego cyo kuri izazime ati iyo squad ntago byagorana kwikorera management cyangwa tukabona abakinnyi basaba kugurishwa muri January ubwo ni mu kwa mbere ati ubwo ni mwagora abakinnyi benshi b'abanyamahanga banabahenze banakomeye none bikarangira abo bakinnyi mutageze ku ntego yena ngo bagere nyine kure mu kwa mbere bagatangira gusaba kugurishwa afande arasubiza Lorenzo ubwo yabyanditse saa 6:08 afande amusubiza saa 6:10 ati ntabwo byaba 15 vestiaire ntabwo yagira 50% yabo ubwo yavugaga abanyamahanga yashaka kuvuga ati ntabwo twagira abanyamahanga 15 kuko niba tugera abakinnyi 30 ntitwagira 50% n'abanyarwanda 50% n'abanyamahanga byasaga no kumbwira ati tuzagira abanyamahanga batangana gutyo abanyarwanda bazaba benshi abanyarwanda yambwiye ko bazasinyisha benshi yego hari icyo byasobanuraga torese sengura mukara Lorenzo amaze kubona message ya saa 6:10 ubwo yatinze we nko kuri yatinze nko muri restaurant wenda ari kurya aza gusubiza saa 6:47 message afande yabonye ntiyayishubije Simbi kwisabira yego yiri gusaba ko APR yazajyayo kwa kundi muri Simba bafite match bagakira na APR Simbi kuga APR tumwaza ni bitasi bahera muzaza muri Tanzania kuri Simba de umunsi wacu yego Yanga yereka babwira iti noneho twebwe muri za pre-season dukora yego twakwirasa mu Rwanda tukara amahoro yanyu tukayaha umugisha Simba iri gusaba APR ngwije noneho Yanga igasaba APR ngizaruzi Kigali zombi ni zikonfirm afande Richard bano gukundura bizi zikonfirme zombi zikipe zemereza muri Tanzania uveyo ariko Sky tuni ujye uvuga ngo ariko mana amagaye kuri telefone aramvugisha ubwo nari namwandikira ka message ambwira ntimeze gute abakinnyi ko bataza ko batindi ibintu bihagaze gute sibazo ry'amafaranga yavuga ko APR idafite nibyo nta mafaranga ifite arambwira ati amafaranga APR idafite ndetse ahagije cyane turajyana arambwira ati ariko ikibazo dufite kimwe gikomeye nuko abakinnyi APR maze igihe iganiriza abenshi irimo kubarambagiza ikabageraho bakumvikana ariko abakipe akomeye yandi muri Afrika akabatwara bakanga APR icyo kintu nyigufasha tugisobanure neza kwanga APR suka ari club iciriritse ahubwo uhura ku isoko n'ikipe niba utanga $50 iyo itanga 80 kandi ukaba utari karibu yo kubikora uko bimeze ruvuyanga ahubwo ubaje ukuntu yambwiye yarambwiye ati APR si gutanga amafaranga menshi pe si tukuri salaire ko abakinnyi buriya benshi muri Afrika baba free agents bakunda nyine salaire ko n'umuntu mukinnyi udafite equipe ushaka $50 akabifata icyo si ikibazo salaire rero APR ngo yarazamutse cyane ngo yavuye kuri bya bihumbi 4-5 ushaka kugera no 8 ubu ngubu $10 urumva ni miliyoni ushaka kugera mu mukinnyi miliyoni 10 mu bakinnyi mo kwifuza ngo bari kumvikana pe ibintu bigakunda bikagenda neza ikibazo kikaba kimwe abakinnyi bakiri bato APR ishaka bari hagati y'imyaka 20 na 27 badashaje cyane iri guhurira ku isoko n'amakipe asanzwe akina amatsinda asohoka mu matsinda akina za Confederation za Young Africans za Seke Limosa za ayo makipe za Orlando Pirates za Kaizer Chiefs y'amakipe nyine afite izina akomeye ahubwo ayo makipe ari no gutanga amafaranga make
bakemera kuyajyamo kubera ibyo bazakina nyine n'uburyo na experience donc kuri kariyeri ko APR ntabwo yifuza abakinnyi bashaje yifuza abakinnyi bameze neza arambwira ati rero bityo APR abakinnyi bigaragara ko izazana abakinnyi babiri gusa ahubwo yongera amasezerano 5 mu bifite ubwo turavuga abanyamahanga gusa APR se birangira ifite abakinnyi 7 b'abanyamahanga turajyana ubu abakinnyi APR agomba kongera amasezerano y'abanyamahanga ni donc izagumana ni bande akambwira Pavel Nzira Samu akambwira Tadeo Wanga akambwira Pichu akambwira Victor Mbaoma na Bemora Pama Songwe ndavuga ni it is well babiri ndumva ari sawa ndaje hano menye umuceri siniteretse sindashe urategese narasohotse nkigera hariya hasi kuri kantine cyamana w'ikipe ya PRFC mbona message irapopinze hejuru urabona kumwe message ya WhatsApp za notification mbona aranditse ngo oya n'abakinnyi 8 ngomba kumanura ngiye gusoma iyo message nsanga yayisibye ayitayisiba ayisibye itandika indivuga ngo ayandika mu gifaransa ngo ni entre 5 et 7 ni hagati ya 5 na 7 chairman wa PRFC ntabwo nijya byo byose n'ubundi harimo incertitude urumva deja bitabikwereka ko biracyari muri procedure zo gushaka ntabwo ibintu birakunda byose biracyari muri procedure urumva nawe ashobora kuvuga ngo mfite 8 turimo kuganiriza ariko abo mbona bizakunda ni hagati ya 5 na 7 bisobanura iki bazajya munsi ya 5 ariko biragaragara ko bitazarenga bangahe 7 uze ngo ni entre 5 et 7 buzashobora mbere yo 8 niyo buriye kuko yo yarakonfirma buriya mbyumva ko ari kuganiriza 8 ariko bati hagati ya 5 na 7 nshaka kubona hari n'igihe yakuzuza 8 urumva umuntu wa mbere ufite amakuru y'ikipe ni chairman wa amuntu yamushe n'abari gushaka abakinnyi ashobora kuba yaragoye task yo gushaka uyu mukinnyi ariko abandi kwifuza utabaza n'abandi yashaka akazi utabaza ayizeho na ya chairman ndatangira ndamucalenginze namujombye ibibazo rwose ndamubaza nese ndamuha ibibazo yego itereke nditeretse ndamubaza nese afande chairman APRFC ni gura abakinnyi 8 kwisanzwe ifite abandi 6 bahari baba abakinnyi 14 abo bakinnyi bose abanyamahanga ekipi zabatunga ahita ambwira ngo oya ngo usibye ko umushinga wacu tutari kurebye imbere mu gihugu bya champion hagati n'imikino y'Afrika ibyo yarabikwemereye yarabinyemereye ibyo ni chat ni ku magambo ni chat birahari ntuca abana kuko sinshaka kuvuga ibintu mukanya ngo abanyarwanda baze ko bavuga ngo urabona ngo radio Rwanda ngo ibiki ndashaka kubikonfirma nabikwere kure postinga ntabwo bipostinga ndahoka icyo bita guhakikisha kuko ndashaka yuko abanyarwanda hera kuri chat za reba hano ntabwo tureba champion imikino y'Afrika Lieutenant Colonel Richard Appel Colonel uzahindura ntabwo ariko yanditseho urwabo na Sevin akiri oya ngeze nagari namujye muri telefone ntabwo yabitufu muri telefone kuko zitanga amaranga twe turabasize telefone yagira grip up ku muntu nkaho uvanga ngo muri special force na yerere rwose wikwidefana ntabwo ni muri special force ariko njye n'umutoza nyine ari kugira imidari uyu mutoza special force musivili nimero ntabwo ari njye wayanditse na Sevin anyways ahubwo numva ni wenda waba hora na Sevin na kumwe dusevinga wenda ariko nawe kutafudatinga ni ikosa urugero nkanjye izina rya Ngabo na Sevin zo ngo Ruben Ngabo Radio 1 n'uburi ko Eric Dinyo Flash Eric Dinyo iracyari ruvuyanga huguka nukoze n'ubugome ni bimwe muri okay anyways ni Colonel Richard Fandel Richard Karasira handitse nyine ubwo nari muzi ko izina ryanditse ni photo profile rwose yambaye impuzankano ya gisirikare niwe Lorenzo ntabeshya reka ture yesterday message atangiye ngo entre 5 na 7 hayindi ubona isibye ya mbere ndayibona hejuru this message was delayed yasibwe saa 5:12 ahita yongera yandika indi muri saa 5:12 birumvikana
Lorenzo akibibona aravuga ati bonjour afande reka maze shume chat abantu baryohe nitereke nta muntu uvuga inkuru y'ubundi telefone yanjye cyangwa Samsung muri Samsung yawe ya miliyoni ati bonjour afande Lorenzo amwandikiye saa 5:25 ubwo ni nyuma kubona ya India saa 5:12 ati bonjour afande ariko se muzakinisha abanyamahanga 15 mufite Apamu Tadeo Pichu Mbaoma n'abandi abanyarwanda bahari n'abasinya bazakina he ati we nagatoroshe nanyujijemo ngo mbatoroshe mu mpamakuru afande ati ntabwo tubara shampiyona yafande yamusubije saa 6:04 Lorenzo yamwandikiye saa 6 message ya saa 6 sorry afande yamusubije saa 6:04 Lorenzo yaherutse kumwandikira saa 5:28 ebeka ikiganiro kiryoshye ntabwo tubara shampiyona yego afande niwe wasubije ati ntabwo tubara shampiyona Lorenzo arongera aramubwira ati none chairman kampeni ya Champions League iramutse ibaye ngufi nk'ubushize atayisegura entre parenthèses ati may God forbid hoping for the best ati ibyo sibyo mbifuriza ariko nganira neza ati Imana ibibarinde bigende kure ijya kure bibahunge ngo indege ntizimekira bazongera kuzima ubushize sego ahubwo kuri inshuro izazime ati iyo squad ntago byagorana kwikorera management cyangwa tukabona abakinnyi basaba kugurishwa muri January ubwo ni mu kwa mbere ati ubwo ni mwagura abakinnyi benshi b'abanyamahanga banabahenze na banakomeye none bikarangira abo bakinnyi mutageze ku ntego yena ngo bagere nyine kure mu kwa mbere bagatangira gusaba kugurishwa afande arasubiza Lorenzo ubwo yabyanditse saa 6:08 afande amusubiza saa 6:10 ati ntabwo byaba 15 vestiaire ntabwo yagira 50% yabo ubwo yavugaga abanyamahanga yashaka kuvuga ati ntabwo twagira abanyamahanga 15 kuko niba tugera abakinnyi 30 ntitwagira 50% n'abanyarwanda 50% n'abanyamahanga byasaga no kumbwira ati tuzagira abanyamahanga batangana gutyo abanyarwanda bazaba benshi abanyarwanda ko bazasinyisha benshi yego hari icyo byasobanuraga tori sesengura mu kanwa Lorenzo amaze kubona message ya saa 6:10 ubwo yatinze we namo kuri yatinze nko muri restaurant wenda ari kurya aza gusubiza saa 6:47 message afande yabonye ntiyayishubije ivuga ngo très bien signification y'isohoka rya Apamu Luanga Shaibub et pourquoi pas Pichu yasaga nkubwira afande ngo birumvikana ko nta gushidikanya ko Apamu Tadeo Luanga Shaibub cyangwa se kubera kino Pichu bose ubwo batagenda atuvo bivuze ko nawe muzagura abandi batanu cyangwa barindwi yego kandi mutagira abanyamahanga 15 bivuze ko basanzwe barimo bagomba gusohoka kugira ngo yinjiremo abashya wagane neza cyane mise nk'umu grand frère wawe mu myaka ndetse no muri kariyeri ngukuye ku rwego rw'abanyamakuru bashakisha gusize mu banyamakuru bakuru bibyatwa bakwe kuganira umukoye muri New School bagwena nimero ya afande munyama muri polisi bagweni ya retired wa Rayon Sport uje muganira uje ukege tuganira ko waganiriye nk'umunyamakuru Musine nuko umunyamakuru Musine aganira n'abantu hano wariteretse hano warifisteze koko bien ndakubwira ibintu bitatu wamukuyemo amakuru cyane icyo ni icyambere icya kabiri muganira neza mwagiranye ibintu byo kushogozanya ngo kurakanire neza icya gatatu ibintu byose wamubwiye bitabitwereka umushinga w'ibyo tujye kwanariza kuri APR tubibona nyine kwa APR zameze nesara ndi makuru arutaye kwe hari amakuru ushaka witeretse mungu wanjye atutse kwa chama witeretse cyane neza cyane Lorenzo ngo APR bamaremba arafunze ngo ntiyabona mwamakuru Lorenzo aragaragaye so urazamutse muri make rero shaka ko abanyarwanda munyereka ko mwumvisha ko Lorenzo yagandiye ubu tuzi ko APR ishaka kuzinjiza abakinnyi hagati ya 7 na 5 ibyo turabizi b'abanyamahanga ntibajya munsi ya 5 ariko ntibanarenga 7 ibyo ni chairman wabyitangarije icya kabiri tuzi ko APR abo batagomba gusangamo abarimo kuko batagomba kugera umubare urenga 10 bagomba kuba bake
kugira ngo abanyarwanda aribo baba benshi. icyo abanyarwanda baranasinye isohoka rya Shaibubu riri imminent nk'uko yabisabye, agomba gusohoka na fanda yarabyemeye, n'abandi ubwo barimo abanyamahanga barashobora gusohoka kugira ngo babandi bashya babone umwana. Nirushika isembu mbere batubwiye ko afite amakuru ko hazasigaramo Mbaoma n'umuzamu Pavel mu banyamahanga bari bafite hasigara Pavel Nzira umuzamu ndetse na Victor Mbaoma umwataka. Ku munsi w'ejo Mbaoma yakoze n'imyitozo Biden niwe munyamahanga wenyine wakoze imyitozo ngo bari bafite. Rero wakireba nose ko nuzi mu kumwibagirwa apama songa kumwibagirwa apama zagumamo apama simbizi nibazagumamo nawe ko kuri imyitozo kandi watubwiraga ko uwo bita Pichu nawe ngo ari gushaka gusohoka afite ekipi ashaka gusohoka. Babimbwiraga mu kanya ko yabisaze Pichu we ntabwo bakabyifuza ariko ntabwo nyine arabiganira Aperi yifuza kumugumana ariko Pichu aravuga ngo no, imyaka nye mu Rwanda irahagije, mfite bagenzi banjye b'abarundi bari gushaka amakipe hanze akomeye cyane kurusha Aperi, nanjye niwe refu ngeze iyo myanya bakina wa Aperi ragura abandi bakina bajya ntabwo uzabasimbura. Arashaka gusohoka rero, arashaka kwigendera nka bino bya Shaibubu yakoze byo kujya muri Libya, nawe ashaka kugenda. Kumva ubwo rero uretse Pavel Nzira na Victor Mbaoma ubwo wenda na Apam ushaka kwiyongera nko Ruvanga bivuga, abandi bose Pamasonga agomba kuba ariko Pamasonga nta kipe afite imushaka kandi afite amasezerano ngo bashaka ko nubije bashaka kumutiza wenda tubareko cyera ko nyine ibyo azabakira umukinnyi n'undi yaba bimeze kose. Urumva ko Aperi igiye kugura abakinnyi, ibi bitujyana rero ngira ngo sinya rya Clement mwarabimenye ko azajyana n'ihembwa miliyoni 3 ku kwezi. Ngo mukinnyi uzahembwa menshi umunyarwanda ni nyuma ya Karikizi ndetse n'umuntu witwa Jacques Tuyisenge n'abanyarwanda babashije gukandagira muri miliyoni 3 ari abakinnyi ba Aperi b'abanyarwanda, abandi babaga ari abanyamahanga. So ni ikintu cyo kwishimira, barongereye murabazi ntitubatindaho. Ni munyore kuri liste wenda ejo ashaka ko hari umuntu utarayibonye bari abasore basinye bakoya handi nabongereye n'abasize ni mu banyuremo abakinnyi basinye bashya ikipe ya APR FC harimo umuzamu witwa Ruhamya Nkiko Ivan n'umuzamu w'Intare wazamuye babyita iyo ni promotion. APR yatangaje ko ari promotion ni graduation. Ubwo ajasimbura Mutabarwa Alexandre barikuye baramurekuye nabonye ari gukora imyitozo hano ku Kicukiro, ashaka gusubira mu Ntare nakongera akagaruka ariko biragoye. Hasinye witwa Mugiraneza Frodoir avuye muri ekipe ya Kiyovu ni umukasera kira nimero 6. Harimo uwitwa Tuyisenge Arsene Tuguma avuye muri ekipe ya Rayon Sport ni umuwinga. Hasinye kandi uwitwa Byiringiro Gilbert akaba avuye muri ekipe ya Marine FC. Ese niba bamugaruye sinzi ko nyari nizanyo umwaka ushize yari bamukije muri Marine, yari umukinnyi wa Marine. Marine yamuguze kubera ko yavuye muri APR urya muri Marine no bango bamutanze yo yajyanye na ba Fabio no yagiye abasize agiye kurangira sinya yuko bamutangaje nk'umukinnyi mushya, ntabwo ari contract extension. Bamutangaje nk'umukinnyi Marine yamuguze bango yagiye gusoza amasezerano APR Marine yamusinyisha. Ubwo ni buyback ni buyback. Harimo Brana Frodoir nawe gakinye muri Marine nawe system Marine FC kuko mbere imyaka 2 yaramaze muri Kiyovu, yagiye muri Kiyovu ariko nigeze yira muri APR yaratandukanye muri Marine FC. Abakinyi bahari inzozi kwa gukinira APR FC. Undi mukinnyi ni uwitwa Dushimimana Olivier bakunda kwita muzungu uvuye muri Bugesera nawe mu Muhanga ampete ni muzima. Abo nibo bakinyi basha APR FC yatangaje abakinyi 5 yatangaje ko bivuga ko rero tutaravuga ubwo bongereye amasezerano ariko Nshimimana Yunusu imyaka 2, Axe Central yongera imyaka 2 na Nije na Clement Sare yengo yakubwe 2 karenzeho n'ibici nawe imyaka 2 mu bigaragara yashaka gusohoka na Ruhamya Nkiko yabaye promoted Ramane mwitwa Shehe yarambwiye ngo Ruhamya Nkiko ngo ni izina ry'abasushef ba kera izo zaru ngo ntabwo ari iby'umukino w'umupira ari izina ryiza yavanywe mu Ntare azamurwa mu nyuma y'abaperi muri shakiye muhawe nayo Gadi kamureka kasinya mu kipe ya Gorira bazakoresha Pierre Ruhamya Nkiko na Pavel Nzira. So mu bigaragara APR isoko ryo mu Rwanda birasa naho yarifunze nyuma yo gusinyisha bari abasore b'abanyarwanda twagarutseho no kongera amasezerano bari bahari no kuzamura aba bana nyine bavuye mu bana bayo. Biragaragara ko APR isoko ryo mu Rwanda abanyarwanda bakinnyi bitwa abanyarwanda ryashyizweho akadomo. Ikigiye gukurikira kuko APR ku itariki 6 z'ukwa 7 igomba kuba iri Zanzibar muri Sekafa Kagame Cup. 6 z'ukwa 7 hasigaye nk'ibyumweru 2 birenga iminsi mikeya. Ni byumweru kubara iminsi 9 isigaye kugira ngo ukwezi gusoze 3 byuzuye 3 ntabwo bigera umunsi 20 harabura iminsi 15 gutyo
iminsi 16 gusa 16 nibyo hamwe 16 ni ibyumweru bibiri bityo rero APR kubera ko ibizi ko igomba kujyana intwaro muri Sekafa batangiye imyitozo ya official ejo icyumweru gitaha next week this coming week iki cyumweru kigiye gutangira nyuma y'iyi weekend APR yafashe abanyamakuru ntari buvuga amazina ku mpamvu z'akazi kabo no guproteja image yabo ikintu cyo kuba bagomba kugumana iki kintu cyo kuba netre muri rubanda simbavuga ariko ni batatu abatatu bari mu mwe inshuti ya chairman babanye cyane i Burundi hakaba nundi utabihisha ko akunda APR kuva kera umunyamakuru musinia yikundira piri yibera muri APR yayimaze igihe yagiye ayiba hafi ari APR igeze gushaka umwakazi ko gukora ibintu bya media yayo igihe APR yayoborwaga na Fande Musemakweli leta Fande Musemakweli nyuma biza gupfa ubu ngubu ari abantu bari hafi cyane ya chairman bakajya n'undi munyamakuru nawe abantu bari bazi ko dakunda APR ariko sinzi imana nayikunda I'm not sure ariko APR yifashishije kugira ngo ayifashe gushaka abakinnyi bamwe n'abandi babiri barakorana undi umwe ntagakorana nawe nawe ni umunyamakuru musini nibyo tujye tuvuga ibintu uko biri none ni uburyo nyine urimo utanga inkuru nyine nkuko ugomba kuyitanga sinshobora kuvuga izina ry'umunyamakuru n'abakozi kosa ni nkuko nanjye nifitiye ibintu ndimo sinabinenga by the way ni byiza oya buryo urimo kuyitangira ryoshye we komeza abo banyamakuru yaratunguranye bafite n'umugabo ubu nta nibanga ririmo bamwe n'inshuti z'umugabo witwa Mukasa afite akabari karazwi hano mu mujyi kitwa Maison Noire no muri hafi ya chairman n'umwe mu bantu bagiye babwira chairman bati aba bantu badufasha cyane niyo baranze bagiye bakora ingendo za hato na hato umwe ni utaragiye cyane uwo wabanye na chairman we ntabwo yagiye asohoka cyane ariko abandi babiri umwe ukunda APR byabuze akagera umaze imyaka n'undi utaruri muri APR byatunguranye kugira ngo akunde APR ayikorere ari gufasha APR nta kazi n'ibisanzwe gusa bijyanye ikibazo yagiye akora ingendo za hato na hato ashakira APR abakinnyi undi ni MD wa Mukura yes Musoni wese ibyo nasezishize hari umuntu muri Mukura ufasha APR nejo bundi yari ari muri Zambia MD ntabanga riri nejo bundi igihe Sar wajyaga gusifura match ya Zambia na Maroc yari ari yo muri Zambia cyabihakana se na hotel yari ari mu genera bimubwiye namaye n'ibizibiti Musoni ntabanga ririmo ko uri mu professionnel mu byo kurukita abakinnyi erega tujye dutandukanye ibintu ko umuntu arembye wamukura akaba yakora kandi kazi ko gushakira APR abakinnyi ibyo si ikibazo usibye abantu bareba hafi si ikibazo impamvu atari ikibazo wenda nandaritse ino afite ku mupira ariko numva ndetse nanjye tukivuga ntacyo bitwaye kuba yafasha APR kuko hejuru ko MD wamukura ibi bintu bijyanye no kugura abakinnyi n'akazi ke abikorana n'amakipe muri Tanzania abikorana n'amakipe yandi yo muri aka karere rero tujye tukiga gutandukanya umuntu y'umurebe mucyo bita dimension imwe Cristiano avuze ngo je suis l'homme à trois dimensions iyo urebe umuntu mu kantu kamwe ubu utabonye ubushobozi bumurimo uyu munsi wa none Rugaju yicaye hano nk'umunyamakuru wa Radio Rwanda ariko mukanya niduhurira hariya Kigali University ndabagiye mu kandi kazi ntaho bihuriye ubwo ndabagiye gukora ama event ya sport ubwo mbambaye undi yes kandi nibikora ko n'umunyamakuru ndimo ndabwira rero mukanya Lorenzo abone muri promotion ya campagne abereye brand ambassador ategetera ku yindi radio kasi iyo radio yindi arabigutwara oya ndabagiye mu kandi kazi ibisanzwe nta cyahatari cyo ibyo birasanzwe nuko nabo banyamakuru bitabakora umwambaro w'abanyamakuru kuri equipe yabizeri kabakoresha bakayifasha igihe cyo simbibona nabi sininenge niyo mpamvu ntanashatse kubavuga kugira ngo umwambaro wabo w'umunyamakuru n'ikizere bakigumane ibyo sinabikora sinavuga amazina yabo so rero muri rusange bagiye mu bihugu bitandukanye muri Mali muri Senegal muri Zambia muri Tanzania bagiye muri za Cameroon bagiye ahantu henshi pe ubu ngubu abakinnyi bagiye bashaka ni umwanya wo batangira kumanura abamaze gukonfirima mu cyumweru gitaha ngo APR atangira kumanura imiriro y'abanyamahanga ushobora kugaragaruka mu Rwanda ubwo rero
Pichungwa nameze neza ari umupeti utwunganiye umuvandimwe wacu umunyamakuru mugenzi wacu njya mbona bafite yitwa Shiro TV kuri YouTube araho aratwunganiye Pichu rwose naho babana na Babedi Kicukiro ejo twaravuganye ambwira ko ameze neza ikibazo cyari cy'umutoza gusa ubwo rero nta kibazo ubwo nawe birumvikana ko agiye kugaruka APR icyumweru gitaha nibwo mutangira kubona transfer z'abakinnyi b'abanyamahanga bagiye kuza kashyira gakeregeshwa nuko ikipe ya APR irimo gusabwa na Simba ko yaba umutumirwa wa Simba muri Simba Day nibidakunda Yanga ishobora kuzaza inyarugenge cyane APR gakora day Simba tangarije tangaza neza tangaza ko rero rupuyanga fata umunota umwe itereke ni ibintu bibiri Simba irimo irasaba APR Simba iri kwisabira yego iri gusaba APR ko APR yazajyayo kwa kundi muri Simba Day baba bafite match bagakira na APR Simba iri kuga APR tumwaza ni bitasi baheza muzaza muri Tanzania kuri Simba Day umunsi wacu yego Yanga yereka babwira iti noneho twebwe